ndabashimiye mwebwe muneza amatwi. Uyu munsi twabategura ikiganiro cyangwa se documentary ku witwa Mutesi Jolly wabayeho Nyampinga wa 2016 mu Rwanda. Mureke turambure inkuru. Hari abantu ubuzima bwabo bugaragara nkaho bwuzuyemo amahirwe gusa, ariko iyo usubije amaso inyuma usanga inyuma y'insinzi yabo hari urugendo rurerure rwuzuyemo ibigeragezo, kwihangana no kutigera bacika intege. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mukobwa amenyekanye cyane nyuma yo kwambikwa ikamba rya Miss Rwanda 2016. Ariko se Mutesi Jolly nawe ujya wibaza ngo ni muntu ki? Ese ujya wibaza ngo yavukiye he? Ese wigeze wibaza ubuzima yakuriyemo? Niki cyatumye yizera ko ashobora kugera ku nzozi ze? Ibyo byose niba nawe ubyibaza cyangwa se ukaba warabibwiwe ku makuru utizeje na kwijana, icare hamwe mbikubwire. Gusa ariko nanakwibutsa niba uri mushyashya ko wakanda subscribe, ukareba akamenyetso ka like, ukadusapotinga tukagera kure cyane, ugasharinga n'iyi video. Mbere yo kuba icyamamare, Mutesi Jolly yari umukobwa usanzwe ufite inzozi nk'iz'abandi. Yavutse ku wa 15 Ugushyingo mu 1996, avukira i Kasese muri Uganda, ariko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ubwana bwe ntibwari bworoshye. Akiri uruhinja rw'amezi 6 gusa yapfushije se. Kuva icyo gihe nyina niwe wareraga abana be wenyine, arwana no kubaha uburere n'amahirwe yo kwiga. Mutesi Jolly akunze kuvuga ko urugero rwa nyina rwamwigishije gukomera no kutigera acika intege. Nubwo yakuriye mu buzima butari bworoshye, Mutesi Jolly yakomeje gushyira imbere amashuri ye. Yize amashuri y'incuke. Amashuri y'incuke yayigiye muri Uganda, nyuma aza gukomereza amashuri ye mu Rwanda. Yize muri Kagarama Secondary School, hanyuma arangiriza amashuri ye yisumbuye muri King Davis Academy mu ishami rya History, Economic and Literature. Atsinda neza ibizamini bya leta. Abamuzi icyo gihe bavuga ko yari umukobwa ukunda kuvugira mu ruhame rw'abantu kandi afite icyizere. Mu mashuri yagiye ahabwa inshingano z'ubuyobozi nko kuba chef cya chef 10 w'abanyeshuri. Ibi bintu byamufashije gukura afite ubushobozi bwo kuyobora no kuvugana n'abantu benshi. Yanabaye umwe mu bitwaye neza mu marushanwa yo kuvugira mu ruhame no kwihanganira imirimo akiri umunyeshuri. Ariko nubwo yari afite impano, nta wari uzi ko imyaka mike yari isigaye izahindura ubuzima bwe burundu. Mu mwaka wa 2015, Jolly yatangiye kugaragara mu bikorwa byo kwerekana imideli no kwiyubaka nk'umukobwa ushaka kugera kure. Icyo gihe nibwo yatangiye gutekereza kwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda. Irushanwa ryari rimaze kumenyekanisha abakobwa benshi mu gihugu. Hari abamubwiraga ko bishoboka ko yatsinda, abandi bakamubwira ko bitashoboka, ariko we ubwe yahisemo kwizera inzozi ze. Yatangiye kwitegura buhoro buhoro, kwiyungura ubumenyi, kunoza uburyo avugamo, kwiga uko yitwara imbere y'abacamanza no kongera icyizere yari asanganywe. Icyo gihe ntiyari azi ko amahitamo agiye gukora azamuhindura ubuzima bwe bwose. Mu ntangiriro za 2026, irushanwa rya Miss Rwanda ryari rigeze ku rwego rukomeye. Buri mwaka abakobwa baturutse hirya no hino mu gihugu biyandikishaga bafite inzozi zo kuzegukana ikamba no guhagararira u Rwanda. Mutesi Jolly nawe yafashe icyemezo gikomeye yo kwiyandikisha. Ntabwo byari urugendo rworoshye. Yabanje kunyura mu majonjora y'intara, aho yagombaga kwigaragaza imbere y'abacamanza. Muri ayo majonjora yaserutse ahagarariye intara y'Uburengerazuba. Ubwiza bwonyine ntibwari buhagije. Abakobwa babazwaga ibibazo bipima ubwenge, icyizere, uburyo bwo gutanga ibitekerezo n'icyo bifuza kuzageza ku Banyarwanda nibaramuka babaye ba Miss Rwanda.
Mutesi Jolly yagaragaje gutuza, kuvuga neza no gusubiza ibibazo mu buryo bwumvikana. Ibyo byatumye atoranwa mu bakobwa bageze finale cyangwa se semi finale. Nyuma y'ibyumweru byinshi byo kwitegura, hageze ijoro rikomeye. Kuwa 27 Gashyantare mu 2016, abanyarwanda benshi bari bakurikiye irushanwa rya nyuma rya Miss Rwanda. Abakobwa bose bari bafite inzozi zimwe, ariko ikamba ryari rimwe gusa. Nyuma y'ibyo byose by'irushanwa, abacamanza batangaje ibyemezo byose. Izina ryahamagaye rihagarariye abandi hejuru ni Mutesi Jolly. Ako kanya yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2016. Byari ibyishimo bikomeye kuri we, ku muryango we ndetse no ku bantu benshi bari bamushyigikiye. Mu ijambo rye rya mbere nyuma yo gutsinda, yashimye umuryango we, inshuti ndetse n'abanyarwanda bamugiriye icyizere. Ariko gutsinda Miss Rwanda ntabwo byari iherezo ry'urugendo, ahubwo nibwo inshingano zikomeye zatangiraga. Yagombaga guhagararira igihugu, kwitabira ibikorwa by'iterambere no kuba urugero rwiza ku rubyiruko. Nta muntu wari uzi neza uko ubuzima bwe bwari bugiye guhinduka nyuma y'uwo munsi. Ku mugoroba wo kuwa 27 Gashyantare 2016, Mutesi Jolly yari amaze kwambikwa ikamba rya Miss Rwanda, ariko icyo gihe nibwo urugendo nyarwo rwari rutangiye. Kwa Miss Rwanda ntabwo byari ukwambara ikamba gusa, byari inshingano zo guhagararira igihugu, kuba urugero rwiza ku rubyiruko no kwitabira ibikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro. Mu minsi yakurikiyeho, ubuzima bwa Jolly bwarahindutse. Yatangiye kwakirwa mu biganiro bitandukanye, yitabira ibirori by'igihugu ndetse agenda amenyekana mu Rwanda. Ariko hagati y'ibyishimo n'icyubahiro, yari azi neza ko abantu benshi bamureba kandi bategereje ko agaragaza ubushobozi bwe. Kimwe mu byo yashize imbere ni ugukoresha ijwi rye ashishikariza urubyiruko kugira inzozi zo kwizera ko rushobora kuzigeraho binyuze mu burezi, umurava no kwigirira icyizere. Yakomeje kwitabira ibikorwa by'urukundo n'iterambere byategurwaga hirya no hino mu gihugu. Ahura n'abaturage, urubyiruko n'abayobozi batandukanye. Mu gihe yari Miss Rwanda, yanabonye amahirwe yo guhagararira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga ya Miss World 2016. N'ubu atatwaye ikamba, kuba yari ahagarariye u Rwanda byabaye intambwe ikomeye mu kumenyekanisha igihugu ku rwego mpuzamahanga. Muri aba marushanwa yahuye n'abakobwa batandukanye baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi. Yagize amahirwe yo gusangiza abandi umuco nyarwanda no kumenyekanisha ubwiza bw'u Rwanda. Urugendo rwamwigishije byinshi ku buyobozi, ubunyamwuga no gukorana n'abantu bafite imico n'inkomoko zitandukanye. Ariko kuba icyamamare nabyo bizana ibibazo. Buri jambo yavugaga, buri foto yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo yitwaraga byakurikirwaga n'abantu benshi. Muri abo bantu hariho abamushimagizaga, abandi bakamunenga cyangwa se bakamuca intege, ariko yakomeje kwihangana no gukora inshingano ze. Manda ye yageze igihe irarangira, ariko izina rye ntiryazimye. Abantu benshi bari bamuzi nk'umukobwa ufite icyizere, uvuga neza kandi ushobora guhagararira igihugu mu buryo bwiza. Icyo gihe benshi batangiye kwibaza bati, ese nyuma yo kuva mu mwanya wa Miss Rwanda, Mutesi Jolly azakora iki? Ese azakomeza kuba mu ruhando rw'ibyamamare cyangwa azahitamo ubundi buzima? Ibyo bibazo nibyo tugiye gusubiza mu gice gikurikira. Mu gice cya kabiri tuzavuga ku buzima bwa Mutesi Jolly nyuma ya Miss Rwanda, amashuri yakomeje, akazi yakoze, imishinga ye n'uburyo yakomeje kubaka izina rye nyuma yo kuva ku ikamba. Reka ngushimire ugeze kuri uyu munota. Uri umuntu w'umugabo, njye mwumva banyita Kelly. Igitekerezo cyawe hasi muri commentaire.